Mu gihe hakibura amezi agera kuri 3 ngo hatangizwe igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 20, Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG yatangije ibikorwa byo kwitegura icyunamo. Uku gutangira imyiteguro yo kwibuka hakiri kare ngahanini biterwa no kuba hari bimwe mu byagaragaye ko bitagendaga neza mu gihe cyo kwibuka, nk'uko bitangazwa na Jean Dodier Mucyo, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside. Hari bitagenda neza nubwo twavuga ko ari bikeya. Dufate nk'urugero, muzi ko iyo tugiye kujya mu cyunamo hari abahunga bakigendera, harafite amafaranga bagenda, cyangwa abanyamahanga nabo bumva bitabareba, cyangwa umuntu akaba yaza mu biganiro ugasanga aje gutya gusa. Turacyafite n'abantu bafite ingengabitekerezo ya Jenoside. Niba dufite abantu bagenda bagasenya urwibutso, urumva ko hari abantu bagifite ibyo bitekerezo. Ariko cyangwa nuko twese tujya hamwe tukaganira, nawe wundi ufite bya bitekerezo ashobora kuba adasobanukiwe, abantu bakamusobanurira. Mbere babihariraga bacitse ku icumu gusa n'inzego z'ubuyobozi, ariko wabonye ko abantu bagenda baza ari benshi. Turashaka ko noneho bongera bakaba benshi, none tukaganira no kuri gahunda yacu ndi umunyarwanda. Ibyo bibazo byose wongeyeho no kuba hari abagira ikibazo cyo guhungabana mu gihe cyo kwibuka, nyamara ntibitabweho uko bikwiye, no kuba kandi abatanga ibiganiro nabo bataba barateguwe neza bihuye n'ubutumwa baba bagomba gutanga, ngo nibyo bizagenda bitegurwa muri aya mezi 3 asigaye. Ariko kandi Jean Dodier Mucyo arasobanura neza ko atari icyunamo cyatangiye. Urebye ni ukugira ngo dutangire twitegure, ntabwo dutangiye icyunamo, ni ugutangira kwitegura. Tukitegura mu nzego nyinshi, tukitegura iwacu mu midugudu, tukitegura mu bigo dukoramo, tukitegura mu mashuri aho dukora. Iki gikorwa cyo gutangiza imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 20 kikaba cyahujwe no gucana urumuri rwiswe urumuri rutazima. Urumuri rutazima rukaba rwacanwe hakoreshejwe uburyo gakondo abanyarwanda bacanagamo umuriro, rukaba ruzazengurutswa uturere twose tw'igihugu. Minisitiri w'Umuco na Siporo Mitali Prote akaba yavuze ko urumuri rutazima ruha imbaraga abanyarwanda zo gukomeza kwihesha agaciro no kuvugisha ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Urumuri rutazima ruduha imbaraga nk'abanyarwanda zo gukomeza kuvugisha ukuri kuri Jenoside. Urwo rumuri ni ikimenyetso cyo kugaragaza ko abanyarwanda tutazimye, ahubwo duharanira kwihesha agaciro, tukakiyumvamo kandi tukakabona no muri bagenzi bacu. Ni urumuri rw'ubunyarwanda rutigeze buzima, kandi twese tuzahora tubiharanira. Insanganyamatsiko yo kwibuka ku nshuro ya 20 ikaba izaba igira iti twibuke kandi twiyubaka. Minisitiri w'Umuco na Siporo Mitali Prote akaba yavuze ko aya magambo abiri akubiyemo byinshi, birimo gusubiza amaso inyuma no guha agaciro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, ariko kandi no gukomeza gutekereza ku mvano ya Jenoside hatibagiranye urugamba rwo kurwanya abahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi ngo bikaba bigomba kujyana no kwimakaza ubunyarwanda mu banyarwanda, hakarengwa amacakubiri yaranze abanyarwanda akabageza kuri Jenoside yo muri Mata 1994. Ku nshuro ya mbere gahunda ya ndi umunyarwanda ikaba igiye guhuzwa n'ibikorwa byo kwibuka. Minisitiri Mitali Prote akaba yasabye abanyarwanda kuzitabira kwakira urumuri rutazima mu turere twabo, dore ko hazatangirwa n'ibiganiro mu gushimangira ubunyarwanda. Pierre MAZIMPAKA, Radio Salus, i Kigali.